ndabashuhuje mwese, ndabifuriza ibihe byiza n'amahoro ava ku mwami Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebera hamwe ikibazo kibaza ngo mbese koko Papa atorwa n'Imana. Iyi niyo ngingo tugiye kuganiraho cyangwa se nicyo kibazo tugiye kuganiraho. Yewe ugiye kukugezaho iki kiganiro cyangwa se iki cyegeranyo nitwa Mutabazi Joseph. Ndakwinginze ntujye kure, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bizajya bikurikiraho n'ibyigisho bizajya bikurikiraho n'ibyegeranyo. Uri inshuti yanjye ikomeye akadasohoka kandi ndakubaha, nkubaha n'ibitekerezo byawe. Imana amahoro ibane nawe kandi umugisha. Rero mbere ko dutangira n'iyi ngingo, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma turambure ibyanditswe byera. Niturangiza twinjire mu mateka, ducukumbure turebe koko niba Papa atorwa n'Imana cyangwa se atorwa n'abantu. Ntujye kure, ba hafi yanjye nanjye mbi hafi yawe, kandi twuzuzanye dukomezanye urugendo kugeza tugeze mu ijuru aho tuzabaho iteka ryose. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane kutumye mbaho, kandi umwuka wawe nkaba ari wo ndi guhumeka ku buntu. Uhabwe icyubahiro. Uri Imana y'amahoro, ugira neza, wumva gusenga kwacu, niwe uhishura ibihishwe, ukomeze uduhishurire mu izina rya Yesu Kristo, amina. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 15 umurongo wa 7 kugera ku wa 9, hari amagambo ahari nshaka ko dusangira muri aka kanya mbere yuko dukomeza n'amateka yo gutorwa kwa Papa ndetse n'imyotsi y'ubwoko bubiri igaragara iyo Papa atorwa. Igice cya 15 cya Matayo haranditswe ngo, umurongo wa 7 uravuga ngo, mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Iyo usoma ibyahishuwe igice cya 13 hari andi magambo tugiye gukomeza turebera hamwe. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 2, ayo magambo aragira ati, cyacyoka. Ayo magambo aragira ati, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cyacyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutwari bukomeye. Tukiri hano, ntabwo ubu Papa uko byagenda kose tutaranjira no mu mateka ngo turebe, ntabwo Papa ushyirwaho n'Imana, ahubwo ushyirwaho n'umwanzi ari we Satani. Reka twinjire mu mateka turebe uwashyizeho uburyo bwo gutora Papa uwo ari we, ndetse nta nubwo ari umwe gusa ahubwo ni benshi. Imyaka bagiye babikoramo ndetse n'impinduka zagiye zibaho bitewe n'uko iminsi yagendaga yicuma. Uwashyizeho uburyo bwo gutora Papa, amateka yabwo, uwa mbere ni Papa Nicolas wa kabiri mu mwaka w'igihumbi na 59. Yashyizeho uburyo bwo gutora Papa binyuze mu nyandiko yitwa In Nomine Domini. Ibyemezo abakaridinali cyangwa se cardinals nibo bonyine bahawe uburenganzira bwo gutora Papa. Intego yari iyihe? Gukumira kwivanga kw'abami ndetse n'abanyapolitike muri uwo muhango bita uwera wo gutora Papa. Kabiri, inama ya gatatu ya Laterani mu 1179 yemeje ko kugira ngo umuntu atorwe nka Papa agomba kubona amajwi 2/3 mu bakaridinali bose babaga biyamamarije gutorwa mu Papa. Ibyemezo byanditswe mu byemezo by'iyo nama cyangwa se ibyemezo byavuga muri iyo nama ya Laterani ya gatatu Papa Gregori
yategetse ko abakardinali bafungirwa hamwe kugeza bemeje papa. Impamvu yari iyihe? Byatewe no gutinda cyane ugutora abapapa cyangwa se papa. Imyaka 3 nta papa, kuva mu 1268 kugera 1271. Kane, Papa Gregoire wa 15 mu mwaka wa 1621 yashyizeho amategeko asobanutse neza mu nyandiko Aeterin Patrice Filius yavuguruye uburyo bwo gutora binyuze mu mabaruwa y'ibanga no kurinda amatora y'impimbano cyangwa se y'abaringa. 5, Papa Yohani Paulo wa II mu mwaka wa 1996 yasohoye inyandiko Universi Dominis Gregis isobanura uburyo amatora agomba gukorwa muri iki gihe. Harimo ko amatora akorwa uburyo bw'umwotsi cyangwa se ibyemezo bikagaragazwa n'imyotsi. 6, Papa Benedicto wa 16 muri 2007 kugera 2013 yasubijeho itegeko risaba ko amajwi 2/3 yemeza papa yari yarakuweho mu 1996. Icyo yashakaga kurinda ko habaho majority cyangwa se simple iturutse ku kudahuza kenshi, aho byanditse mu nyandiko zemewe za Kiliziya Gatolika Encyclicals Apostolic Constitutions Decrees. No mu mateka y'inama za Kiliziya Councils ibyerekeye gutora papa, conclave ndetse n'umwotsi w'umukara n'umwotsi w'umweru ibishingiye kuri Bibiliya, ahubwo n'amategeko n'imigenzo byashyizweho n'abantu. Abapapa mu mateka ya Kiliziya Gatolika, reka tubisesengure neza. Icya mbere, gutora papa Bibiliya bivugaho iki? Mbese bihuje na Bibiliya? Bibiliya ntirimo aho ivuga ko hakenewe undi papa cyangwa se twakwita data cyangwa umuyobozi umwe w'isi yose mu itorero nyuma y'intumwa, ahubwo Yesu yatoranyije intumwa 12. Ntiyatoye umwe ngabe umuyobozi w'abandi nk'umwami. Ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 15 kugera 26, intumwa zatoye Matiyasi asimbura Yuda Iskariyoti, ariko si papa watowe. Bigeze banashyiraho undi muntu w'inyongera ngo abayobore nk'uko Kiliziya Gatolika ishyiraho papa. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 1 ndetse no muri Tito igice cya 5 aho uravuga ku episkopi, bishops n'abadiakoni, diacons, ariko nta na hamwe avuga kuri papa. Bityo gutora papa umuyobozi w'isi yose wa Kiliziya si ihame ryanditse muri Bibiliya, ahubwo ni imyumvire yazanywe n'abantu mu myaka yakurikiye igihe cy'intumwa. 2, umwotsi w'umukara n'umwotsi w'umweru byategetswe nande? Iyi ni symbolique, ikimenyetso cyashyizweho n'abapapa mu buryo bw'imigenzo, rituals. Umwotsi w'umukara uvuga ko abakardinali bananiwe kwemeza papa cyangwa se gutora papa. Umwotsi w'umweru uvuga ko bamaze kumutora cyangwa se papa yatowe. Iyi myotsi yategetswe bwa mbere mu 1878 mu matora ya Papa Leo wa 13 kugira ngo abantu babone ibimenyetso bibereka uko amatora ahagaze cyangwa se uko amatora yagenze, ariko nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga umwotsi ikimenyetso cyo gutora intumwa cyangwa abagomba gutorwa mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana. Umwanzuro, ibikorwa ntibihuje na Bibiliya n'imigenzo y'abantu yashyizweho n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika kugira ngo hagenzurwe uko papa atorwa. Bibiliya yigisha kuyoborwa n'Umwuka Wera, si amatora y'ibanga cyangwa se y'abantu bageze komite yihariye. None si inkomoko y'umwotsi w'umukara n'umweru iboneka mu matora ya papa ni iyihe? Inkomoko y'umwotsi w'umukara ndetse n'umwotsi w'umweru. Umwotsi w'umukara fumata nera n'umwotsi w'umweru fumata biaka ni ibimenyetso byakoreshejwe
bwa mbere uburyo bugaragara mu matora ya papa mu 1914 ubwo hatangazwaga ko Papa Benedict wa 14 yari atowe mbere yaho gato. Umwotsi warakoreshwaga, ariko none ibisobanuro watangaga ntabwo byabaga bisobanutse neza. Mu 1914 hatangiye gukoreshwa uburyo bwo gutandukanya neza ibara ry'umwotsi kugira ngo abantu bamenye niba papa atowe cyangwa atatowe. Mbere y'umwaka w'1914 nubwo umwotsi wakoreshwaga ntabwo wagaragaraga neza, byazanaga urujijo mu bantu kugira ngo bitume batamenya neza uwatowe ari we. Umwotsi w'umukara uvuga ko nta mwanzuro wafashwe mu matora cyangwa se uvuga ko nta papa wabonetse, aho umwotsi w'umweru uvuga ko papa mushya yatowe. Uburyo umwotsi ukorwa mu bihe bya kera, umwotsi w'umukara wakorwaga hifashishijwe gutwika amakarita y'amatora hamwe n'ibindi bikoresho nk'ibiti by'umutobe cyangwa ibishishwa by'inkwi. Umwotsi w'umweru wakorwaga hifashishijwe gutwika amakarita y'amatora hamwe n'ibikoresho bitanga umwotsi woroheje. Uko imyaka yagiye ihita, habayeho impinduka mu buryo bwo gutora cyangwa se bwo gutandukanya iyo myotsi cyangwa se umwotsi w'umukara n'uw'umweru. Muri 2005 hatangiye gukoreshwa imiti yihariye itanga umwotsi w'umukara cyangwa uw'umweru mu buryo bugaragara neza. Ibi byakozwe kugira ngo hirindwe urujijo ku ibara ry'umwotsi. Aho byanditse cyangwa se ushobora kubona ibi ngibi bimaze kukubwira byose amateka agenga uburyo bwo gutora papa, harimo n'ibijyanye n'umwotsi, yanditse mu nyandiko ya Papa Yohani Paulo wa II yitwa Universi Dominici de Legis, yasohotse mu 1996. Iyi nyandiko isobanura uburyo amatora agomba gukorwa, harimo n'uko umwotsi ukoreshwa mu gutangaza ibyavuye mu matora. Umwanzuro: umwotsi w'umukara n'umwotsi w'umweru ni umuco watangijwe mu 1914 kugira ngo abantu bamenye ibyavuye mu matora ya papa. Uburyo bwo gukora uyu mwotsi bwagiye buhinduka uko imyaka yagiye ihita, hagamijwe gutanga ibimenyetso bisobanutse neza. Amategeko agenga ibi bikorwa yanditse mu nyandiko zemewe za Kiliziya Gatolika. Mwabitegure kandi mugejejweho nanjye Joseph Mutabazi. Nanone isomo risoza ndarisoma muri Matayo 15:8 kugera ku 9. Isomo risoza Matayo 15:8 kugera ku 9. Ndarisubiramo. Iri somo mwibuka ko ariryo nahereyeho. Matayo 15:8 kugera ku 9 haranditswe ngo ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ndagira ngo mubaze ikibazo kandi ugisubize muri komenti cyangwa se wanyandikira no kuri email. Nyuma yo kumva ibi byose, wumvise papa atorwa nande? Ni Imana cyangwa atorwa na Satani? Niba igisubizo cyakunyuze, ni byiza, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura mu bitekerezo. Komeza udukurikire kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe nk'uko nabikubwiye mbere ntangira. Tujye tubana mu biganiro bitandukanye kandi igihe n'ikigufiya. Mu minsi iri imbere ibintu bigiye kwifunga. Ufata ihene ayifata igihe biba. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo dusenge. Data we mugengo w'ibiriho byose, wowe ushobora byose, ntushime yuko nta kintu na kimwe cyagizwe ibanga muri Yesu utazagaragariza abana bawe. Urakoze kuduhishurira ibi ngibi kandi urakoze kuduha amakuru. Ukomeze ubyumvikanishe mu matwi yacu no mu bitekerezo byacu. Mu izina rya Yesu bisabye nizeye.